dukomeje kubifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Negus TV nk'uko rero twabasezeranije mu minsi ishize. Muri uku kwezi dutangiye gahunda zacu aho tuzatubagezaho ibiganiro bitandukanye ariko bishingiye cyane cyane ku iyobokamana. Uyu munsi rero tugiye guhera ku kiganiro cya mbere aho tugiye kurebera hamwe amateka y'itorero rya mbere. Iyo tuvuze itorero ubwo tuba dushatse kwerekeza mu mujyo wabo mu madini ya gikristo, ariko noneho nk'uko bagira gahunda yo kuvuga ko hariho itorero rimwe, nubwo amadini ari menshi hazabaho itorero rimwe ry'abantu bose bazajya mu ijuru. Dore rero uko itorero ryavutse cyangwa se uko ubukristo bwavutse. Tugiye kureba amagambo y'ibanze aho dusoma mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4. Maze igihe gikwiye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo. Iki cyari igihe gikwiriye mu buhe buryo? Reka turebe ibintu bitatu bikurikira, turebe yuko icyo gihe koko cyari gikwiriye. Abaroma bamaze gutsinda isi hafi ya yose, bazanye icyo bita Pax Romana, ni ukuvuga umutekano w'Abaroma. Umukuru w'itorero witwaga Eugene wayoboye mu mwaka w'185 kugeza muri 254 nyuma ya Kristo, yaranditse ati: Yesu yavutse ku ngoma ya Kayisari Augusto, wahinduye ubwami buto bwinshi mu bwami bumwe bw'Abaroma. Iyo habaga intambara hagati y'ubwami buto tuvuze haruguru, byabuzaga ubutumwa bwiza gukwira ku isi yose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Abaroma kandi bashyizeho imihanda myinshi kandi myiza ku butaka ndetse no mu nyanja. Bamaze gutsinda abajura benshi, bituma habaho ubucuruzi bwinshi. Imihanda yarindwaga n'abasirikare kugira ngo hatabaho abajura, kandi abagenzi bashoboye kugenda mu bwami mu mutekano kandi vuba. Abaroma bageze kuri Zanzibar, Ubuhinde, Sri Lanka ndetse no mu Bushinwa. Aho hose bagendaga bacuruza, bituma n'ubutumwa bwiza nabwo buhagera. Icya gatatu, nubwo Abaroma bavugaga ururimi rw'ikilatini mu Butaliyani, ahandi hose mu bwami bwabo ndetse n'abize bose bavugaga Ikigiriki. Ikigiriki cyari ururimi rukoreshwa n'abacuruzi hose ndetse no mu mashuri. Yesu yavugaga ururimi rw'icyaramayiki, ariko nawe yashoboye kuvuga Ikigiriki ndetse n'abigishwa be. Pawulo yari akizi neza na Mariko, ndetse n'isezerano rishya ryose ryacyanditswemo, keretse Papiyasi utubwira ko Matayo yanditse ubutumwa bwe mu cyaramayiki bwaje guhindurwa vuba mu Kigiriki. Papiyasi atubwira ko Mariko yari umusobanuzi wa Petero. Birashoboka rero ko Petero atakivugaga neza, cyangwa ko Mariko yamuhinduriye mu kilatini i Roma. Ibyo ari byo byose, intumwa zose zashoboye gukoresha abanditsi mu kwandika inzandiko zazo. Isezerano rya kera ryahinduwe mu Kigiriki imyaka 200 ya Kristo, ryitwa Septuaginti, kandi ari rwo rurimi rwakoreshwaga cyane cyane mu kwandika isezerano rishya. Ururimi rw'Ikigiriki rufite amagambo menshi mu kuvuga iby'ibitekerezo, kandi ibyo byafashaga abantu kwemera ibitekerezo bishya bya Gikristo. Ku bw'izo mpamvu eshatu, ubukristo bwakwiraga hose mu isi. Uwitwa Tertullian cyangwa se Tertullian w'i Carthage, wabayeho mu mwaka w'160 kugeza 225 nyuma ya Kristo, yanditse ko abantu bavugaga ko abakristo babaye ubwoko bwa gatatu. Aba mbere bari Abaroma n'abantu bose bemeye umuco wabo n'uw'Abagiriki. Aba kabiri bari Abayuda bemeraga Imana imwe n'umuco wabo gusa. Aha turavuga amoko y'abantu. Hanyuma akavuga ko abo bantu bitwaga ubwoko bwa gatatu ari abakristo, ngo byashoboka ko nyuma ubwo bwoko bwahinduye ubwoko bwa mbere, kuko nta gihugu kiriho kidafite abakristo. Na Origene atubwira ko hari abakristo mu Bwongereza, ndetse no mu isi yose. Ati ubu hari amatorero ku mpera z'isi yose, kandi amahanga yose avuga mu ijwi rirenga
bishimira cyangwa se bashima Imana y'Isirayeli. Reka noneho turebere hamwe uburyo iri torero ryamaze gukura, rimaze kugwira, uko byarigendekeye. Mu mateka y'itorero rya mbere, cyane cyane ay'abakuru baryo, tugiye guhera mu mwaka wa 64 nyuma ya Kristo, habayeho umuriro i Roma. Umujyi waratwitswe kumara iminsi 6 kandi benshi baricwa n'amazu yabo aratwikwa. Bashatse gucira umwami w'i Roma witwaga Nero. Uyu Nero yimye ingoma mu mwaka wa 54 kugeza 68 nyuma ya Kristo. Abo bashatse kumucira urubanza bavuga ko yashatse kuhubaka bushyashya maze akabanza kuhatwika. Ariko rero kugira ngo Nero yikureho icyo cyasha, yashatse uburyo icyo cyaha agihimbira abandi bantu, nuko akigereka ku gatsiko gatoya gashyashya kandi kangwaga n'abandi bantu kitwaga abakristo, aba ari bo abigerekaho. Mu nyandiko ye mu mwaka wa 115 nyuma ya Kristo, witwa Tacitus wari guverineri w'intara ya Aziya, wari kandi umuhanga mu mateka y'Abaroma, abyerekana ku buryo bukurikira. Aragira ati: mu kurimbura ibihuha byari kuri we, Nero yakoresheje ubugome bukomeye mu guhana abantu bangwaga kubera ibyo bakoraga bari bazwi nk'abakristo. Iri zina ryaturutse kuri Kristo wishwe na Ponsiyo Pilato ku ngoma ya Tiberiyo. Umwanditsi akomeza avuga kandi ko umubare munini w'abantu bashoboye kwemezwa icyaha bidaturutse ku kuba barakongeje umuriro, ahubwo bitewe n'uko baregwaga kwanga ikiremwamuntu. Tacitus yongeraho ko aba bapfaga byaberaga abandi nk'imikino. Babambikaga impu z'inyamaswa zo mu ishyamba, maze bakabarekurira imbwa akaba arizo zibica, cyangwa bakabatwikira ku misaraba izuba rirenze, maze ugushya kwabo kugatanga urumuri rumurikira umujyi nijoro. Nero yatanze ubusitani bwe bwite kugira ngo iyo sinema bajye bayireberamo. Yerekana kandi uburyo ibyo byakorwaga na Nero byahinduye abantu cyane. Icyavuyemo n'ubwo abo bagabo bari bakwiriye ibihano by'intangarugero, abaturage batangiye kubagirira impuhwe kubera ko babonaga ko urupfu rwabo rutari urwo kugira icyo rubafashaho cyangwa se rufashaho rubanda, ahubwo ko rwari kubw'ubushake n'ubugome bwa kinyamaswa bw'umuntu umwe, ari we mwami Nero. Ibyo Tacitus yanditse bigira umumaro ku bw'izi mpamvu. Impamvu ya mbere, mu nyandiko za mbere zitari muri Bibiliya zivuga kuri Kristo, nanone bikongera bikagira umumaro aho Tacitus ahamya ko abakristo benshi i Roma mu myaka 35 nyuma y'urupfu rwa Kristo bari baragwiriye cyangwa se bari bakomeye. Nyuma y'urupfu rwa Nero habayeho abami 3 bose bishwe kugeza igihe Abaroma bahamagaye umujenerali wabo witwaga Vespasiani warwanyaga imyigaragambyo y'Abazerote. Abazerote abangaba nabo tuzabareba, turebe abo bari baribo. Ubwo baramuhamagaye ubwo yari ari i Yerusalemu. Ibyo byabaye mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo. Yari umwami mwiza. Uyu Vespasiani niwe bimitse aba umwami mwiza, kandi yasimbuwe n'umuhungu we Tito mu mwaka wa 79. Tito cyangwa se Titus yamaze gutsinda Abayuda abirukana muri Yerusalemu. Abakristo benshi bahunze Yerusalemu muri icyo gihe kubw'amagambo ya Yesu tubona muri Luka igice cya 21 umurongo wa 20 kugeza 24. Tito nawe yimye neza, ariko yapfuye mu mwaka wa 81 asimburwa na murumuna we Domisiyani. Inshuti bakunzi ba Negus TV, reka igice cya mbere cy'amateka y'itorero tugisubikira aha ngaha, tubararikire gukurikirana igice cya kabiri kugira ngo mumenye neza, tuzarebere hamwe neza uko itorero ryakuze n'uko ryavutse n'aho ryavuye n'uburyo abambere barivunikiye. Murakoze, Imana ibahe.